Mwiriwe neza muraho aho muherereye hose, ntekereza ko muri amahoro. Utameze neza niko ibihe bimera, bihora bisimburana kandi byiza n'ibibi ntabwo twabibuza kuza. Ariko wowe nimba ukiri muzima ugihumeka nicyo kiba kibaye, hereza Imana icyubahiro nimba ntacyo bigutwaye. Hanyuma nkundire tuganire ku muntu witwa Yago Pondati Tabagwe Boy, Nyarwayi Innocent. No kuvuga ngo mu kiganiro cya none hano kuri Nelia TV1 ndashaka yuko twaganira ku muntu bita Yago. Mwese murabizi saga yagize yabaye ndende cyane ko hari abavuze neza ko ari we saga yariyo yabaye y'umwaka wa 2024. Wakoze se ngo Yago niki tugiye kumuvugaho cyangwa niki dushaka kuganira cyerekeye kuri Yago? Wakwibaza ngo ni iki? Hanyuma rero iki kiganiro kiranazamo abantu bamwe na bamwe nka DJ Brian, Sabe n'abandi bantu batandukanye bafite amazina akomeye hano mu Rwanda. No kuvuga ngo Yago ni umuntu twamwita umunyamakuru, tukamwita umuhanzi. Ibyo byose ni ibintu yakoraga kandi anabikora neza. Ariko none ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko mubizi, Yago ari gukorera mu gihugu cyo muri Uganda. Niho nonaha yakomereje umurimo we. Yago kugeza kuri uyu munota ni umugabo cyangwa se ni umugabo ufite umugore ndetse n'umwana, kuko muri iyi minsi aciye iminsi mike cyane atangaje neza ko bibarutse umwana wabo w'imfura. Twababwira ngo nibonkwe nibasubireyo nta mahwa. Ikindi kandi ni umugisha, abana ni umugisha, kubyara ni umugisha. Uwo mugisha nawe rwose twamwifuriza kuba wagera mu rugo rwe kandi ko Imana yarabikoze. Ariko hari ikintu dushaka kuvuga kuri Yago. Yago mu by'ukuri ava muri iki gihugu ni ikibazo yagiranye n'abantu benshi batandukanye, barimo abo bantu navuze, Sabe, Brian n'abandi benshi cyane ko mu biganiro bya Yago bitandukanye agenda agaragaza ko abantu benshi bagiranye nabi bibazo. Yago mu by'ukuri reka twemere ibyo avuga ko yabangamiwe, yahohotewe, yatotejwe nk'uko abivuga. Ariko nawe yagize buryo ki navuga ngo ntiyabyitwayemo neza. Akaba ari nawe uhagarariye aba Big Energy. No kuvuga ngo Yago niwe mu Big Energy mukuru. Aka kantu nkavuze ko mu minsi yashize rwose Big Energy yari yabaye Big Energy, aho ugiye hose ni Big Energy. Ariko kugeza kuri umunota bimaze kuzima cyangwa se bimaze gushira. Yago mu by'ukuri hari ikintu nshaka kuvuga cyerekeranye n'ibyo yavuze kuri Brian amwita umutinganyi. Aho ntabwo nje kubyemeza cyangwa ngo mbihakane. Afite ko ari umutinganyi cyangwa atari we. Gusa abaye ari umutinganyi byo ntabwo ari byiza cyane ko igihugu cyacu kitabyemera, Bibiliya irabibuza. Ikindi kandi no mu muco by'umwihariko, umuco w'ubutinganyi ni umuco mubi cyane ko ahantu henshi hatandukanye ubutinganyi bwagiye bukurura ibibazo byinshi. Urugero nk'isodomu ni Gomora, impamvu Imana yaharimbuye ni ukubera ubutinganyi. Mu by'ukuri hararimbutse by'umwihariko umugore wa Loti ahinduka inkingi y'umunyu kubera gusubiza amaso inyuma. Murumva neza yuko ubutinganyi atari ikintu cyiza cyane. Gusa ntabwo ndano ngo mbishinje nk'uko nabibabwiye cyangwa mbihakane, nari nshatse kubivuga mbabwira ngo bibaye ari byo ntago byaba ari ibintu byiza, kandi nanone Yago nawe abikoresha mu buryo bubi. Ngiye buri hari umuntu nemera bita Kazungu ka boss kuri Instagram, waravuga ati ngiyewe nzabarwanya aho nzaba ndi hose kugeza mpfuye. Ngiyewe nzarwanya abatinganyi. Mu by'ukuri uburyo arwanya abatinganyi nibyo agenda agaragaza, kubarwanya abavugaho, abanenga. Ariko mu by'ukuri nta muntu yibasiye nyirizina. Uwabonye ibimenyetso by'ubutinganyi amuvuga avuga ati nzababuza amahoro, nzabatesha umutwe kugeza igihe muzabonera ko ibyo mukora ari byo. Ngiye buri Kazungu ka boss aranongera naramushigikiye cyane ko ari nawo musanzu. Birashoboka ko avuga ati ngiye reka Imana ngire icyo nkora. Nkangiye ubwanjye ku izina wampaye ubutinganyi mburwanye, cyangwa ababikora nabo babikore bazi neza ko umunsi nababonye nzabahagurukira cyangwa se nzabibasira. Ariko Yago we uburyo abigaragaza mu buryo bibasira. Yago reka nkubwire, nimba ari umuntu wa mbere uzi gukora operation ni wowe pe, ni wowe. Kuko weho wabashije gukora operation ya Sabe kugeza bugingo n'ubu ntekereza ko wakwegukana igikombe.
Sabe twaramubonye niweho byaturutseho kugira ngo afatirwe kwa Ngwino Ndebe, twese turabizi bimuviramo ubumuga bukabije, ikindi kandi nawe bimutera gukorera hanze y'igihugu. Hanyuma ku biganiro watangaje kuri Twitter, Yago ibintu wavuze iti depends ko ari byo pe, reka twemere ko ari byo bire watubwiye kuri Brian, uburyo Brian ari umutinganyi, uburyo ufite video ziwe akora bya bindi wavuze ngo ari marigata mu gitsina cy'umugabo. Utubwira buryo ki ufite abantu benshi Yago yasenye, no sorry DJ Brian yasenye, tuvuga ko hari umudamu uzi utakiri mu rugo rwe ari we biturutseho. Biriya byose wavuze reka twemere ko ari byo pe, kuko ntabwo ndano ngo ngire ibyo mpakana ngire n'ibyo nemeza. Ariko se Yago wabireka Yago warahohotewe, reka tubyemere, barakubabaje nk'uko bivuga kandi natwe turabyemera, ntabwo tubihakana, kuko ntabwo ari gusohoka mu gihugu wenda utekanye, byange bikunze ufite buryo ki wabangamiwemo abantu bamwe na bamwe tutazi cyangwa se bamwe na bamwe tutabona. Reka twemere ko ari ese Yago warekeye ko bire wakoreye Sabe by'ubwabyo bihagije, kandi wenda reka tuvuge ngo byari bikwiye, kuko nanone inkozi z'ibibi zagomba kujya ku karubanda, niko na Bibiliya ivuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanwe nawe. Nibyo koko ibyo wakoze warabikoze pe, ariko se warekeye Yago ko wagiye mu gihugu, Yago wakwirereye umwana, ko ufite umugore, wakwiyubakiye urugo rugakomera, amatiku ukayareka. Ndabyumva amatiku ababeshaho cyangwa se amatiku agira views n'iki, ariko wakabaye ubireka aho bigeze. Inkuru ya Sabe ubu birazwi ni kwisimbuka TV, ni kwa Sabius, ni iki na byinshi cyane tumuziho. Ibyo Yago ntekereza yuko umwe mu bantu babigizemo uruhare. None ndabyumva na DJ Brian ibyo uvuga nibyo, warekeye Yago wabo mu Big Energy koko wanyawe wa original, ukabera aba Big Energy urugero, ugaceceka cyangwa se ibyo ukabireka. Yago watangiye inzira nshyashya, ko ufite ukuntu ukora n'ibiganiro mu buryo bwiza, ufite n'ukuntu uri n'umuhanzi kugira indirimbo nziza, wa promotinze ibyo bintu karekurana na bariya abantu. Ese ubwo ibyo bintu byo ntiturabyita kubika inzika, cyangwa se ntiturabyita nawe kubibasira? Ufite ukuri, wabonye neza yuko abantu bose bagushigikiye, abantu barakwegereye, nimba ubibona neza igihugu cyarakubashye, kuko ibintu wakoraga wabikoragamo ibyaha, ariko banga kubikomeza kuko batekerezaga yuko ufite ihungabana. Ariko si cyo kintu wazagihaye agaciro. Mu by'ukuri ibyo uvuga nimba ari ukuri, kutajya kurega ngo uregere ihohoterwa wakorewe, ko u Rwanda ubizi neza ko nta muntu rurenganya, ukaba ubizi neza ko icyaha bagikurikirana kugeza umuntu ahawe ubutabera, wowe uzakomeza gutyo kugeza ryari? We nimba umuntu yaraguhohoteye cyangwa se afite ikindi kintu yagutwaye, bye kumurega, igihugu kimukurikirana, ubutabera bumukurikirane, nawe ubwawe uhabwa ubutabera, aho kugira ngo wowe wicare wibasira umuntu umunsi ku munsi, wicare wataka umuntu. Birashoboka ko ibyo ukora wowe ari byo, ibyo uvuga reka twemere ko ari byo, nta wamenya. Ese ndakubaza, kuba wazana ayo mavideo yiwe twebwe bidufashije iki? Bimariye iki Abanyarwanda? Bimariye iki igihugu muri rusange? Abafana be ko bamufana baramuzi, bamufana kuri, erega buri ibintu byo gufana n'ubundi ntabwo abantu twese dufana uko tuba. Buri abantu binjiye muri Big Energy nuko mwahuye, ko abantu ari aba Big Energy Yago barakuzi, ahubwo nuko bisanze bagufana. Kandi reka nkubwire, baba ya Big Energy batirengagije yuko ibyo byose bibaho, sometimes batanabishigikiye. Ngiye nkifuza kukubwira mu by'ukuri warabangamiwe pe, sina ngombwa kujya mu buyobozi. Ikindi kandi nkuko wabyeneke tuwasohotse mu gihugu gikunze, waranditse uti impunzi igihugu atari uko nyanze. Ibyo byose turabyemera, ariko aho bigeze irerera umwana wamaze kuba umuntu w'umugabo. Fata inzira nshyashya, ufatire urugero ku bagabo bagenzi bawe, ufatire urugero ku basitari bubatse bataza muri ibi. Birereka twemere ko wabikoraga uri umusore, kandi mu by'ukuri umuntu mu busore bwiwe, niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo
mbese okay iyo umuntu akiri umusore akora ibintu byose uko abyumva kuko aba byemerewe ariko ngo iyo umaze gusaza ngo abana bawe nibo bagukenyeza bishatse kuvuga iki ibyo wakoze byose uri umusore wari ubyemerewe kandi nawe rega hari ibindi byawe nase usibye wenda kuvuga ngo bazanye ngo amavideo ngo abakobwa bakwiyitirira nta mukobwa mwahuye uri imanzi wenda hariya bashatse kwica izina ryawe urabizi kandi ntabwo ryapfuye ikindi cya kabiri wabonye umukobwa ukwemera atitaye yuko bagushinja abo bakobwa bose ngo wabateye amada aho wararenganyijwe ni nayo mpamvu abantu twese tukumva tukavuga ati nyamara yago yarahohotewe ariko se yago aho bigeze wowe warekera wabyoroshya iyo video ya Brian ukayihorera nimba ari umutinganya abakunzi be bamukunze uko abafana be bamufana muri ubwo buryo we kuvuga ngo abeshya abafana ko hari umuntu umufana kuri yari atitaye ku cyari cyo cyose nakabata bumutinganye cyangwa rorere icyo nzi cyo ndamufana mukunda kuri yari ni kimwe nawe yago hari abantu bagukunda gutyo kandi ikindi ngira ngo nkubwire yago wakoze ibikorwa pe turabizi nkuko wabivuze wafashe amafaranga ukayahereza abahanzi wafashe amafaranga ukazamura abantu benshi batandukanye bamwe na bamwe wabahaye inka mu byukuri nimba nawe nta kintu wari ugamije tuza ubundi barevuze ugirirwa neza n'uwo yayigiriye abagira imana undi aravuga ngo gira neza ukabisanga imbere nimba ibyo bintu warabikoraga nta kintu ugamije rindira umugisha wawe ntabwo uzahera kandi ko kugira neza ukabisanga imbere ntabwo ari ukubeshya nawe nakubwira ngo uzabisanga imbere warabibahaye urabafasha kurekeraho kubavuga cyane ko nta nubwo cyari ikiguzi yago ntabwo cyari ikiguzi ko wafata umanza ukamuha miliyoni keretse mwibanga rikomeye nimba hari amasezerano mwari mwaragiranye ntayubahirize akaba ari yo muryoza aho haba harimo ikindi kibazo ariko nanone nimba warahaye umuntu by'umwihariko kuri kumufasha ubona neza ko ubwo bufasha bwawe bukeneye ugahindukira ukabivuga nabyo ntabwo nabyita ubutwari yego koko basikayitu warabambitse ubagurira ibitanda matera araraho n'igitanda araraho n'ibyawe neweho wabiguze ese yago ugira ngo ibyo bintu twe tubikeneye twe dukeneye kumenya ahantu ntuza yicundebera uriya mutipe Skyto ikindi buriya nta nubwo abasebye kuko buriya abafite ubushobozi banamufasha ko bahita bavuga ati wa mutipe uko biri kose ari ku rwego wenda yago yamuhaye igitanda reka nanjye muhinzo reka n'undi wese akora ibiki n'ibiki ibyo wakoze ni byiza pe ariko kubirenzaho amagambo bizageraho byitwe bibi yago njyewe ndi umufana wawe ukubwira ibi ngibi ariko se twe tugushime akuzi ko nawe hari abantu bakureba kikwitegereza isura byonyine akavuga ngo nk'urumogi kandi nta rwunwa wenda ibyo bintu ugomba kubireka yago wakoze neza ubwo n'ubu ngubu komeza ukore ugirira abandi neza natwe twese ahubwo uzatugereho tugirire neza ariko ibyo guhora usubiza amaso inyuma ku neza wagize cyangwa se ku byiza wakoze ntabwo nakubwira ngo ni byiza nibyo kugusubiza inyuma mu bitekerezo ahubwo wowe panga ubundi buzima bushya uvuga uti nabyaye umenye ngo umwana ubuzima bwe buteguye mu buhe buryo utegure ntubwo plan B yabayeho ngiyo plan A yararangiye hita utegura plan B kandi uvuga uti bingiye ngomba kuzabibamo ariko rekana n'amatiku yago rekana no kuvuga ngo iki wabashyira hanze ndabizi neza wewe wakoze operation ya Sabe ukayikora ikabakuri kandi yakasa mutwe n'ibindi byose wabikora ndahamye 100% ko nizo video zifite ndahamye 100% ko uko washyize video ya Jihad hanze niza Brian mbizi neza kutazibura cyane ko ibyo uvuga 90% urabizi mwabaye inshuti ibyo uvuga 90% byabukuri cyangwa se 70% byaba inshuti kuko byabukuri ibyo uvuga byabukuri kuko mwarabanye muraziranye mwabaye inshuti birazwi birashoboka ko ibyo byose ari ibintu mwahuriragamo niyo mpamvu ibyo uvuga urabizi neza rero natwe turabizi twamaze kubimenya kandi ikindi birashoboka ko atari ibyo nanone wowe byigumanire nta kintu bidufashije hanyuma rero hano kuri nene ya TV1 ndagushimiye ho twabanye akantu ku kandi umunota ku munota weho twabanye muri iki kiganiro wakoze kubana nanjye nimba warakoze subscribe ndagushimiye kandi nabwo nimba turakora subscribe nicyo gihe ngo hakore ibitekerezo byanyu ni ingenzi comment zanyu ni umwihariko
waba wabikunze ugakora like, comment yawe niyo dukoramo icyo tuzaganiraho ubutaha. Ahanga turi kuvuga kuri Yago na video ziwe, Yago na operation akora umunsi ku munsi, Yago n'ibibazo agirana n'abantu, kandi mu by'ukuri Yago niyo yabavuga ukuri. Mwibuke neza ko nta wangwa na bose. Yago uracyafite abakunzi bawe, wibatera agahinda uhora muri ibi bintu bidashira. Ibi bintu giro bishyireho iherezo, bishyireho umwanzuro cyangwa se mu kimwe bishyireho akadomo, ariko mu by'ukuri Yago birangire. Wewe mu big energy wanyawe, mu big energy mukuru, ubuzima bukomeze, amahoraze n'abantu bawe babeho banezerewe. Ahubwo dukubita indirimbo, udukwita amarinki tukurebera ibiganiro, ariko ibi bintu bishire. Induru yawe na Brian, cyane ko DJ Brian yari ikintu cyiza yavuze ngo njyewe ndi umukristo narakijijwe. Buriya Yago nyuma yo kwihana nta rundi rubanza, nimba yarakijijwe akaba byemera, urinde umuciro urubanza, kuko birashoboka ko hari ahashizehe yarabikoze. Mu urugero, ese nimba yarabikoze bikomeze bivugwa yaranihanye, nese umuntu yamenya ko ahabwa imbabazi gute? We igihe yabatizwaga cyakabaye cyarabaye ikimenyetso ku wari we wese cyerekana yuko uyu mukobwa yakijijwe by'ukuri, cyangwa ibyo byose yabiretse. Nimba yarihanye nk'uko abivuga, turi bande bo kurenga ku magambo nyiri bwite yivugiye. Buriya no kuba ati ngendo umukristo ndakijijwe narihanye, ibyo birahagije. Urumva ko Brian yongingira murengera aho nahashizehe, kandi umuntu wese barebye ahashizehe basanga afite y'amateka maremare. Ahubwo nababwa ngo mureke rwose, ahubwo mushaka ikibahuza, mwongere musigarane ubushuti mwahoranye, mwongere munabusigasire, amahoro aganze. Ari wowe Yago uri umuntu abanyarwanda bishimira, DJ Brian ni umuntu abanyarwanda bishimira, yemwe na Sabi mugarutse mukongera mugakora amatiku agashira, ubuzima bugakomeza. Yago ibyo nta kintu byaba bitwaye. Ngaho reba no kuri Nere Tivani, nuko nguko tubanye, nuko tubisoje. Nababwira ngo mwakoze cyane kubana nanjye, bakunzi banje bo mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, mu Burundi, hanze ya Afrika. Nabwo ngo umunsi ku munsi ndabareba ko tubana, nabwo ngo mukomereza aho, ndabakunda cyane, kandi niyo nkunga mbifuzaho ko wakora subscribe, ko wareba ibiganiro byanjye. Ni inkunga ikomeye kuri njyewe ndetse n'abanjye, ikindi kandi ndabyishimira. Nabwo ngo Imana y'amahoro nibane namwe, nibarinde kandi bibahe ibibanezeza. Ndabakunda cyane. Siga muri comment urifuza twazavuga kuki, urifuza twazaganira kuki. Nakubwira ngo naho ubutaha. Hano ni kuri Nere ya TV1, kora share, siga comment, nimba ntacyo bigutwaye usige like, ubundi utarakoze subscribe nawe uyikore. Tubane umunota ku munota.